Ya application nabahaye tugenda tubikora buri munsi nyarwanda nongeye kuzana ndi amakuru akubiyemo dushobora kuba wenda uzi. Birashoboka ko naguhaye application ukaba warayikoresheje ariko utazi wenda uko wagira mu kiciro cyo kwa wabikuraho naho amafaranga ukabona kuri MTN MOMO yawe. Nabwiye ko kubikura ko kanya ari kuri MTN MOMO udakeneye Binance udakeneye PayPal kugira ngo ubikure direct ako kanya. So rero ni buri mushya wowe ukeneye kuri ino video kuko iraza kugufasha. Ariko nawe n'ubusanzwe warafunguye account hari byongeyemo ukeneye kumenya. Nta kintu mukeneye gusa usibye gukora video gusa uhera ku itanyo ryawe ukajya ku musozi wayo na segonda n'ingo utarukije. Harimo ibintu byinshi baraza gukunda. Nk'ibisanzwe ku basanzwe bayikoresha muzi ko harimo uburyo bwa monetization aho ugira muri icyo kigega ukawabikura amafaranga binyuze muri views wagize. Byo naga ari amabeshyo ibyo birimo. Harimo n'uburyo tugenda tubikuramo amafaranga utiri ukenera monetization, harimo live, harimo gift, harimo referring, ibyo byose biri muri application ukeneye kubimenya. Ntagishoro na kimwe usabwa kujya ukoresha ya application n'ubuntu kugira ukoresha. Amafaranga ukore yose uyabikora kuri MTN MOMO yawe. So nyibisanzwe mwahikaze kuri Sample Motor Official. Mujye kubana na Sample Motor w'abanyarwanda. Mwahikaze nje gusobanura byinshi muri application. Ikintu cya mbere kizashimisha nuko hari abantu benshi bazagenda bamereza feedback uko babikuye muri application nkuko nanjye nabikuyemo. Ndaza kwereka uko nagiye mbikuramo muri application. Harimo n'abantu bagenda piganira bakabona ibihembo muri application nabyo ndaza kwibereka. So ukeneye kumenya byinshi kuri application n'ubushaka kuramo amafaranga. Application nabwiye ko ari ubuntu atari za application babwira ngo nugushora. N'ubuntu yibisanzwe. Yego ko ari nyarwanda bivuze ko ari gisobanuro cyiza. Mwabinsabye kenshi ko nzabashakira application nyarwanda ibikora kuri MTN MOMO. So nyibisanzwe rero iyi application yonyine ukeneye kugira ngo uyikoreshe. So nyibisanzwe mwahikaze tujye kwereka byinshi uraza kubikunda. Nukwana nanjye gusa nta kintu ukeneye. Ariko link yo muraza kwikura muri video description muze gukora account. Ku bantu basanzwe barayikoze ho muraza gukora video gusa murebe byongeyemo nuko wakoramo amafaranga account namwe arayikozeho nago muyikeneye cyane. Ariko ku muntu mushya araza gukora account nyuma yuko arebye video nibyo biraza gutuma amenya uko application wayikoresha no kwabyaza umusano uko wanabikura akakugera kuri MTN MOMO yawe. So mwahikaze nyibisanzwe naza kwereka ko wakora account ku musozi wa video muteye amatsiko. Iyi video muraza kwikunda application mumenye bikubiyemo kandi muzakoremo amafaranga muyabikura abagere kuri MTN MOMO yanyu. So mwahikaze hano banjye oyo tugeze muri application nabahaye tugira ahantu hameze kunguko stati chat friend dashboard tv school my class finance yo dukanze kuri finance ahantu ntabwo byari bihari hari wenda earning n'ibindi biriya ntabwo byari bihari. So ino finance rezanye bikirwa nako hari byiyonge muri application mu buryo bugaragara. So hanga hari cyo bita noneho cyo amafaranga wakoreye ni naho wayakoreye bitabyandika hanga. Dore hari cyo bita referral balance, hari cyo bita monetization balance, hari cyo bita gift balance, hari cyo bita live balance. So harimo uburyo bwinshi muri application. So hanga hari cyo bita 3 day strikes. Hanga ugenda uhitinga uko uri kugenda nyine uzamuka muri level abo level ugenda ugeraho nabyo bita byandika hanga. Muri application noneho harimo uburyo bwinshi bwabonetsemo bwajemo. Dore iyo urebye hano ku isomo hejuru total balance ayo tuba dufite wahise yandika hejuru nago ariko akundi yarameze imbere. Dore nubyitegereza nimero yanjye ya telefone kayiti yizaho na username yanjye kayiti yizaho bakitakorera ko ari amanyarwanda utiriye kugira ngo uyavunjije kugira ngo yashyire mu nyarwanda. Already na amanyarwanda bivuze ko anytime ushaka wayabikura akayita akugeraho. So rero natinze ngiye kwereka byinshi nuko narabikuye muri application dukanze kuri video. Ahangaha naho ndaza kwereka ko ndaza kubikuraho muri application tena. Iyo nkanza hano munsi anditse history bahita kwereka yo nabikuye ejo bundi nabikuye 500 musibeje no mbikura 700 muri application. Zeho si binyoma yangezeho. Nanone turi kuvugana ngiye kwita nabikura. Ngiye kuzanga kwa ngamba mfite 520 bivuze ko nemere kubikura. Iyo dukanza hano munsi atubya mani momo yo kubikura ni 500. Uvuze ko udafite 400 ntabwo wabikora ariko ufite 500 ufite 1000 ufite 2 kugenda uzamuka no kubigera ku 1010 no kujya ku 100 wayabikura. Turaza twandikeho 500 kunguko yana vene urayirengagiza ahuze utushyiramo nimero ya telefone yawe. Goma gushyiramo nimero ya telefone yawe ihuye n'amazina urabikuriramo.
ahangaha uraza ushyiremo nimero ya telefone, ushyiremo n'amazina ahangaha uko babikubwiye. Momo number ushyiremo number as on Momo. Ngaha ureba ko amazina wayanditse neza, nimero wayanditse neza, warebye ko washyizemo amount ariyo akenewe, ubundi icyo ukora hano munsi ukanda submit. Bivuze ko ahangaha ari inshuro ya kangahe? Ya gatatu ngiye kubikura muri application. Bivuze ko ari inshuro ya gatatu mbikuye. Muyo nganze kuri iyi video ahangaha bahita bangira yuko amafaranga mbikuye ari pending, araza kungeraho mu gihe runaka. Uko nako ya nimero nabikuriyeho ari ngiyi tena ningi ndi gukoresha amafaranga uko abitubye ngo amafaranga atugera mu masaha 28. Yo amafusa 28 uyutabonye ukanda ni semowa ukatukanda support anga ukayitubandikira ukababwira yuko n'amafaranga nabonye uko anga nabandikiye. Dore bandike ndababwira ngo amafaranga nayo nabonye, barambwira good working get them. Okay, ahangaha ni byinshi. Ahangaha nahise mbandikira igihe nari nabikuye, mbona nago amasaha 20 nashize batari bayama, nahise mbandikira ku kanya bahita bayamereza. Uko nanga nitureba no hejuru kuri toto twari dufiteho angahe, twari dufite 580 ahangaha tise dusigara nangahe 80 gusa. Ahangaha bivuze uko 500 tise tuyabikura nuko ibintu bimeze. So rero harimo uburyo bwinshi. No kuri monetization ati ni gute nicyo usaba kugira ngo monetization, ukanda kuri monetization bakahita bikwereka ibikubiyemo. Nuko uba ufite at least aba followers bangana n'igihumbi, ukajya n'ibihumbi 10 by'aba views bakurebye kuri status zawe. So bivuze ko buri munsi buri muntu kumusemere na status zirenga n'10, ujye postinga buri munsi status renga 10, ukagira wenda views 100, ukagira views 200, ugenda uzamuka kuri views ukageza mu kuri ritme, ukagira izo views ukazigira kwa followers. Bo ni ibintu byoroshye cyane kuko iyi application iracyari shyashya, abantu baba bayikoresha wenda ntabwo bari baba benshi cyane, ariko urukumva ko ibyiza biri imbere, abantu bazaza kandi bagende biyongera. So rero bivuze yuko iyi application kugira ngo muyikoreshe nuko abantu benshi baza bayiyongera, kugira ngo tubone umubare w'abantu baza wenda dufollowinga bareba n'ibikorwa byacu dushyiraho. Nureba hanga harimo uburyo bwinshi. Kuri live balance amafaranga wakore kuri live harimo uburyo ugenda ugapostinga na live kuri monetization, naho amafaranga wakoreho kuri gift umuntu agwaye gift no kuri referring abagwaye referring. So rero besi ikibazo wahita wibaza, umuntu atatume muri application yabikura, nicyo kibazo wahita wibaza. Yego wabikura nidukanda kuri live balance, ugakanda kuri gift, ugakanda hano kuri live balance, urabona ko harimo uburyo bwinshi wabikura atari monetization. Niko bimeze, niko biri. Ese hari reward zo kuba watumira. Iyo dukanze ahangaha, iyo dukanze gatoya ahangaha bahita bitwereka reward ahangaha yo gutumira. Iyo utumiye abantu benshi hano ubona reward. Uko nangaha hari na reward y'abantu bahigana 10 ba mbere bahiga abandi gutumira. Iyo waje mu 10 ba mbere ugahiga abandi runaka, uzahari igihembo runaka bakugenera. Nkuko uriko nanga kuri top 10 anga twaje mu ba mbere, ariko bivuze yuko nabandi nabo batumiye naga ari twebwe gusa, ariko abaje kuri top 10 nura mubare uhita uzaho. Ati rero application imeze gute? Yukanza ni kuri Somo Pay, ayo akanza asakubwira show my QR code. Ahanga naho uraskana ushaka wenda kohereza umuntu amafaranga, naho urabikora scan send. Ahanga ubwo buryo, ubwo ni buryo bongeyemo nicyo bita transaction history. Ayo akanze already bahita kwereka transaction history uko twagiye tubikura nuko yagiye tugeraho muri application. Bivuze yuko iyi application irabikura, naga ari ibinyoma, irabikura muri application ayo wabikuye yose akugeraho. So rero iyo dusubiranga nyuma ndi kubereka nyine uko iyi application imeze n'uburyo wayikoresha. Kuba followers bo ahangaha ukanda kuba followers naberetse uko wabashaka kugira ngo ubone aba followers. Hari cyo bitana no how it works. How it works ni gute application ikora. Share 24 stories to earn views. Sharinga inkuru zawe ukora amafaranga.
gira aba followers igihumbi ujye mu gikiga cya monetization bikura kuri momo yawe. Buri video zose, buri views ugira zose, tuvuge ne wagize views igihumbi ako kanya uhita winjiza amafaranga ngana n'igihumbi. Uvuze ko ufite followers baranga n'ibihumbi 10 buri munsi ukaza yagira buri video yose ushizeho ukagira igihumbi, ushizeho nka video 10 wakora ibihumbi 10. Niko bimeze, niko biri. Ya application ho ifungutse, ifunguye, yakozwe 2026. So rero icyo nakubya muri application, iyi application amakuru meza nuko yaje isa nkaho ije gufasha abantu b'abanyarwanda kuzamura urwego ko amafaranga basharinga inshuti zabo, video zabo, inkuru zabo, bakinjiza amafaranga. Muri ubwo buryo rero hari mu Rwanda hari sanganya yabonetse ngo monetization ngo Facebook, Instagram biragorana. Buriya rero nk'iyi application yo ikiri shyashya ibikeneye abantu benshi bayikoresha. So bivuze yuko nawe kugira ngo uyikoreshe nuko wafungura account nk'ahanga rukora video ushaka wenda ko umuntu aza kuyikoresha, wenda wowe uko nabikugoye kugira ngo ukora account ukamushenga ino video akagenda akayireba akaza gakora account. Dukeneye abantu benshi baza kuyikoresha. Tuvuge hanga kuri monetization uko nako dukeneye aba followers bangana n'igihumbi. Kumba followers bangana n'igihumbi kujya dukoreye muri application nuko abo followers ari bo bazaza bakoresha application tukayikoresha. Nawe umeretse uko followinga ugakanda kuri friend, ahanga rimwe uburyo bwa friend aricyo bita following, abo twafollowinze aba followers aricyo request. Ayo bagusabye request uzanga ukavivuranga ukabemerera, ni ibintu byo cyane nanga ukabemerera. Ahanga aricyo bita people, you akanza ahanga uhita kwereka umubare w'abantu bari kugenda bakoresha ya application, abo wafollowinze nabo utafollowinze, abo bose bahita bakwereka bari muri application. Dore umubare wa benshi basigaye bakoresha application uko nako iri kugenda izamura intera. You kanze kuri hanga kuri discover people, aba nabandi bantu bashya utatwenda twa following. Ukanze kuri CO ahanga wenda ukanda kuri CO ahangaha wenda uraza ahangaha ukahita ba following iyo ushaka kuba following. Naberetse muri video zagiye zita uko twagiye du following abantu muri application, ni ibintu byoroshye cyane. Naberetse nuko wakora bio yawe. Iyo ukanze kuri my profile aho uraza wenda ugashyiramo bio yawe, ugashyiramo ni foto yawe hano hejuru, hano hasi ugashyiramo bio yawe, hano user name already binariho. Naberetse nuko wahisha nimero yawe n'umushaka wenda kumureta yarabona hanga babishyizemo nobody, a friend, only, everyone. Nabiberetse kuhitamo hamwe naho ushaka ubundi ukabikora. Hanga aricyo bita my wallet live. Ahanga kuri wallet yacu ariho 0, kuri gift dufiteho 6. Uriko nako ari uko nguko imeze. Iyo dukanze kuri top up batatwereka pay MTN, batakwereka wenda wowe ushobora kwishyuriraho kuri level ya balance, batakwereka monetization, anga batakwereka uburyo bw'amafaranga ugenda winjiza. Akubya enter amount ushobora kohereza umuntu 500, 1000, 2000, 5, 10, 20. Ahanga wenda enter number transaction, ahanga ukahita ubikora mu buryo bworoshye cyane. Reka dusubira ahanga inyuma noneho dukomeze tubereke byinshi. So rero twatinze muri byinshi. Naberetse dashboard ahanga, naberetse ko ari iyo dukanze kuri dashboard kanga handitse isomo TV usangaho wenda nk'agasobanuro n'ibindi bigiye bitandukanye muri application. Kuri chat ahanga naberetse yuko ushata n'umuntu ushaka ko ushata n'umuntu ahanga muri application birimo. Tuvuganga uyu admin w'isomo nanga tuvuga wenda ari byash forwardinze nk'ahanga ya forwardinze, anga ya forwardinze application uko nguko imeze. So angaha iyi application ifite intego nyinshi cyane kandi muzabasha kuyikoresha. Reka dusome anga ibyo banditse muri application. So hano ntabwo ari kureba video gusa, anga ni byabonetse muri nibyo banditse ba admin banditse muri application. Ni ahantu ho gusaba gushyigikira no kuzamurana. Buri video ikundwa, buri creator ugushimisha afite amahirwe yo buri creator ugushimisha ufite amahirwe yo kumushyigikira. So ntabwo ari itegeko, ni umutima wawe. So ahangaha ukumva ko bibaye clear. Impano ntoya utanze ishobora gutera undi imbaraga zo gukora byinshi cyane. So kumufasha gukomeza gukora content nziza no kubaka community ikomeye. Kandi nawe uracyafite amahirwe yo kwinjiza amafaranga ureba video usangiza kandi utangira
utagira impact. Hano twese turazamukana. Niba hari uwagushimishije uyu munsi, tegereza kumushyigikira nawe muhereza gift. Ni choice yawe, ariko ni vari ikomeye cyane kugira ngo ukoreshe application. Muri iyi application harimo uburyo bwinshi nagiye mbasobanura muri application. So hangaha twagiye tubona byinshi buri muri application, uko nababwiye message ya mbere yuko yari imeze. Turabashimira uko bagiye bashimira ko application yagiye itera imbere. Ya application ni shyashya, bivuze ko abayikoresha nibahesha baracyari bake ugereranyije, kuko intego yacu dushaka ko wenda igira wenda nk'aba user nk'ibihumbi nka 50, ibihumbi 50, ibihumbi 100 bakaza akayikoresha. Urukumva abo bantu biyongeye, monetization twaza turakora amafaranga nk'ubwije ukuri. So nyine icyambere muri application twababwiye harimo gushyigikira umuntu umuhereza gift. Warebye video kayikunda, turaza kubiberekana ko araho ndi kukanda kuri video kayita itaruka kayita ivamo, ariko naho ngiye kubibereka. Iyo dukanze kuri start ahangaha, iyi start yo tuyikanzeho bahita batwereka video yacu nk'ahangaha. Okay, nk'ahangaha buri ungu ushaka kumuhereza gift, okay, nkashaka kumuhereza gift ndangakanda nga kuri gift nkanga yo makanze bakatangira ngangaha cyangwa ngahe, uraza nga uhitamo wenda ushaka kumuhereza wenda n'ijana. Oya tuvuge hanga wenda baza kumwohereza igiceri cyangahe cya 50. Anga kuri gift yawe, anga uriya mumwohereje gift, urede uko nako muhaye gift. N'uyu nguyu tuvuge wenda ndamuhereza gift, anga ari available ni 10 5 50. Anga ndaza wenda n'uyu nguyu nawe musendingire gift hanga. So anga na bahita twereka yuko gift yagiye. Anga byo bwa gift tuvuge zibazi available ukoresha muri application. So hariya ni gift ugenda ukanda ku muntu. Iyo hariya uri kuzamuka kuri stat z'umuntu na kuri gift, hari gift already baguhaye 5 10 kugera kuri 50 already uzohereza umuntu akazikoresha, ariko biterwa nuko wakunze video nkuko hano bagiye babisobanura. Hano babisobanuye, hano babisobanuye nayibasomeye ahangaha yuko hano intego yacu atari ukora video gusa, ahubwo video washyize mukabona igushimishije umuntu muhereza gift bite na gift bashize muri iyi video. So amakuru meza nakubwira, application yinyarwanda ivuze yuko nkanga kuri support ufite ikibazo razwa kanda kuri MOMO, ugakanda kuri support aho ukabandikira ikinyarwanda ngo ukahita wohereza. Anga wazanga kwandikira ikinyarwanda ukahita wohereza hejuru, ariko anga ngereka skipping nago nta kibazo afite, nta kintu ngiye kohereza. So ndizere ko rero n'umuntu ushaka nyine kuyikoresha nyine akahita bikura. So bivuze yuko nyine application ushaka kubikuramo hari icyo bita umuntu agoreza gift ahangaha bakagohereza n'uburyo bwo kuba wa referring umuntu muri application, nabyo birimo cyane wabikoresha cyane cyane twebwe amafaranga tukugenda tuyabikura mu gutumira umuntu. So iyo watumiye umuntu bigenda gute rero? Iyo dukanza no kuri referring, amanza kwanza mbereka ho gutumira umuntu, urazwa copy ino link ahangaha ukahita uyikopia ukagenda ukayohereza umuntu inshuti zawe. So muri application rero kwera iri modified rimwe na rimwe, hari igihe ukanda ku link bakubwira ngo ni offline, uzagerageze ikindi gihe ntago ibiri offline buri teka, ahubwo usanga hari ibintu bari kugenda bongeramo bigatuma iyo moment bisa nkaho itari gufunguka. Hari no kuna application ubu yifite yageze muri telefone ugasanga naho urugukanda akakubwira ibintu bisa nkaho wenda ko application itakora ko kanya, nabyo nikaza gutera ikibazo baba kiri kuyikurikirana. So link kugira ngo uyibone uraza kuyibona ute rero? Video akakanye naguhaye uri kureberaho, uraza kuza ngo tuvuge nkanga iyi video uri kuyireba, uraza kuza umanuka no munsi handitse MOMO. Uraza wakanda ahangaha MOMO bahita kugeza ahantu hameze uko bagoreza dashboard zimeze gutya, uzongera uze ukande handitse MOMO cyangwa uhita ukanda kuri ijambo baguhaye, ariko ndaza nkande ahangaha MOMO. Numara ukanda kuri MOMO already bazahita bakugeza ahangaha, bahita kwereka wenda ibyo twanditse ahangaha, basa kugira ngo link yayo ni yingi uhituza uyikande uko nguko uzaza uyikandeho. So aha
biterwa nuko nyine tuvuge nk'anga link nyikanzeho bahise bambwira ngo offline. Nibyo nendi kubabwira link nkungu tuvuge nkanze kuri link bahise bambwira offline, nanga ari ikibazo cyuko link itakora, ahubwo ni ikibazo runaka application wenda ko itari gukora ko kanya ari ibintu bari kongeramo, bambwiye ko iri offline. So angaha rero ni iki rero uzakora nukazagira impungenge, wowe uzategereza amasaha makeya wongere ugerageze ukande kuri iyo link bizakunda. Ukanda kuri link nababwiye yuko ukimara gukanda kuri link uhita ugenda ukagenda ugakora account yubonye baguhaye kujya gukora account, ugashyiramo nimero yawe telefone, ugashyiramo username yawe na password yawe. Password nababeretse uko bikora, ko ushyiramo imibare ugashyiramo amagambo n'inyuguti, ubundi warangiza kora password ukakanda create munsi yaba hari ahantu ha download, ukadownloading application ukagenda ukayikora sign in ugatangira gukoresha application. Ibi bintu muzamura ibona wenda ari kugira ngo offline nguzamuragira ikibazo application bakiri kuyivugurura. Okay, nyuma y'isaha rero utegereje, nyuma yuko kanze kuri link akubwira ngo offline n'ibindi bintu biterwa, ariko bishobora guterwa na connection uri gukoresha. Ushobora kuba uri gukoresha VPN, hari gihe byanga, ukaba uri gukoresha internet bigenda gahoro, iyo wagiye ku ma wifi bituma no connection yihuta, ariko hari gihe wenda usanga rimwe na rimwe application iri offline. So nyibisanzwe uri kureba video akakanya uzaza ukandemo ukandemo uko nguko nuwangiza wongera ukandemo uze ukande kuri link, nuyikanda bakakubwira ujye gukora account na hari niba bakubwira offline uzagerageza ongere kuri refresh ugerageze. Ushobora kuba biterwa na connection yawe nyeya, cyangwa bishobora guterwa nuko application iri offline. Uzaza dukande uko nguko tugiye gukora noneho account, tugiye kugenda dukore account, tugende turebe byari byo. So ubundi bahita bakwereka wagutumiye invite code some promoter ni wagutumiye, uraza ugashyiramo ko kanya, urazanga ukahita ushyiramo nimero yawe ugiye gufunguriraho. Ahangaha uraza ukahita ukora nimero ugiye gufunguriraho. Ahangaha uraza ugakora nimero ugiye gufunguriraho. Ni urugero ahangaha ndaza shyiramo nimero ugiye gufunguriraho, nindangiza nkande continue. So aha tugiye gukora username. Username uzaza ushyire wenda nka some promoter wenda cyangwa sample rimwe ko some promoter na refresh. Nurangiza ukandanga next, noneho icyo uzakora noneho icyo bita password nababwiye ko wenda ni urugero, niba wenda ni urugero niba ari Kagabo uzandika Kagabo ngo wenda byerekana hanga ni urugero. Kugira ngo ukore ibintu ugeze uzakanda no manzo bigaragara no hejuru kugira ngo urebe ibyo wandika na ryo Kagabo wenda ushyiremo rimwe nurangiza ushyiremo na arobase. Ahanga iri kubikora hatari haza karo kaboro ka gatatu, azaza umutuku hano hazaza umutuku, haza umuhondo, haze n'icyatsi cyangwa n'icyatsi. Uzabikora ku rwego uzabona tuno tuboro dutatu twose duhari, nurangiza uhita ukanda create. So rero ko njya application nyifite, kuko application nyifite, wowe icyo uzakora ni iki rero, uzaza ukore account nurangiza uhita ukanda handitse create nayiberetse. Anga twakoze noza twongeye dukande next. Anga hariya twakoze password anga yagiyemo. Icyo uzakora uzahita ukanda handitse create nta kindi, kwebwe anga dufite account. Nurangiza reka dusubirane inyuma. Nurangiza hano hepfo hazaba ari ahantu ho kudownloading application. Ahanga bizaterwa nyine n'ibyo baguhaye ukora uhita downloading, cyangwa nushaka ahanga akora already hazaba ari new, nurangiza ukande login. Ahanga uhita uhindura hari login. Ahanga already twahise tugira muri application, ariko wowe uzamanza downloading application kugira ngo ubashe kuyikoresha. Uzadownloading application kugira ubashe kuyikoresha. Ahanga dukanze login hari yatise tugira kuri application, ariko twebwe already application twayigezemo. Niwo wibuka neza iyi application usanga ari kugenda ihindurirwa, hari handitse isomo, hari handitse earning growth, niyo nego iyi application earning growth. So rero ndizere ko application muri kugenda mumenya mugenda muyikunda gake ya application iri kugenda nyine ikora umuti. So ahanga naberetse uko wagenda utanga gift bitewe n'ibiciro ahanga ufiteho. So ahanga twebwe gift abiciro ubwo ndabimaze ngenda mereza hano gift, dire nkanga yukanze chat ukareba nk'uyu ngubu namuhaye gift yangahe ya 50.
amafaranga yanjye 50, aho ndamwohereje gift amafaranga 50 uyu nguyu nahise nyamwohereza. Abantu benshi nagiye nyohereza, tuvuge nk'anga wenda kora ngiye anga wenda afite nka veni indukande kuri finance akwa mfite veni anga nemereye utanga gift, anga reka nkwereke kuntu utanga gift ni ibintu byoroshye. Anga wenda ndaje, so rero ni kuri abatanga gift, ushaka guhereza umuntu gift ni kuri tuyitanga biterwa nayo uba ufite. Hariya dore muhaye 10 anga isesigaranaho irindi 10, ni kuri muzamu nagenda muhana gift, ni ibintu byoroshye cyane. So rero ndizere ko iyi video nongeye kuyikora kugira nyisubiremo kugira mwongere muyibone, kuko ari abantu batari bayizi. Nagiye nanga gift zimwe na zimwe, hari abagiye bamereza nanjye nkagenda bahereza, muzamu nagenda muhererekanya. So rero icyo nakubwira, ino videos nyikoze kugira ngo ko mbere nakanzeho irangira igihe cyose offline ndakiya ko bishobora kuba byatwaye nk'amasaha nk'abiri niba nibeshye, ariko bishobora kuba wenda ari connection yanjye nkeya cyangwa wenda bitewe nuko application wenda risa nk'ari offline. Icyo kibazo nacyo nacyanditse hanga muri comment, nako nacyanditse support mbabwira yuko bagomba kubikemura, kuko aba user banjye ari gukanda bakabyira offline, kandi icyo kintu cyatuma application wenda abantu batayizera cyangwa ikore, kuko dore nk'ubu ngubu uko nakwitangiye kugira abayuza benshi cyane. Ukanze kuri pipa ngaha bitakwereka abantu babayuza bari kugenda bakoresha iyi application, iri kugenda iba popular cyane. Dore aba bose nuko nahangaha nabari kugenda bakoresha application, kandi aba bose bashaka gukora ibiceri muri application. So bivuze yuko iyi application nyine ifite kugira icyo bita consistency, link ihoraho. Yego, ariko namanje kubisegura mu gihe uzayimo rakanda kuri link bakobwira offline, muzayimo nategereza amakuru refresh cyangwa ure n'ikibazo ari connection, wongera ugerageze nibyanga ukomeze ugerageze kugeza igihe biraza gukundira. So icyo nakubwiye, application kameze neza, nagaraga scam, kuko nawe kagusa gushora ibiceri byawe just for free gusa, ni just for free. So ndizere yuko rero iyi videos yagufashije, uze gukanda subscribe kandi like iyi video, wisharing inshuti yawe, dore ko angaha dukeneye abantu benshi baza gukoresha application. So inshuti yawe rero birashoboka wenda kuba wahereza amakuru ko yakora application byakugora cyangwa byakumara umwanya, ariko niyo mpamvu twakoze video. Uraza umusharing link ya video uri kurebera aka kanya, ubundi azakora arebe video narangiza kore account mu buryo bworoshye cyane. So ni sam promoter w'Abanyarwanda nyifuje kongera kwinyuramo kugira ngo hereze ukuri kwa nyako kuri application, umenye uko ayikoresha. So ndakuna cyane, Imana ikomeze ibarinde, kora subscribe ukomeze umenye update. So link yo nkibisanzwe muraza kwikura muri video description ahantu uri kuri aka kanya, naberetse ko kanda kuri momo, kongera ukanda kuri momo, ukanda kuri link twabahaye, ubundi ukagenda ugakora account. So dure muri indi video amakuru andi yarabakubiye muri application, ndagenda nyababereka kubyamamonize byo naberetse uko monetize kora nuko isabwa ibisabwa byo naribye mbibereka. Nababwiye ko hanga harimo n'uburyo bwinshi application ugenda higana yo watumye abantu benshi ko ushobora kuza mu 10 bambira hanga hari reward bari kugenda bategurira muri application. Uri kwibona hanga ko ari top 10 y'abantu batumye abandi kurusha abandi bagenda bagaininga. Nababwiye yuko utari monetize hari uburyo bwinshi bwo kugaininga ibiceri, wenda nk'urugero nk'uburyo bwa referral balance, uburyo bwa referral gutumira monetization na gift na live. Tuvuge nk'ahangaha kuri gift ahangaha, iyo ufite wenda nka gift 500 cyangwa 100 cyangwa 1000 ukora withdraw ako kanya, nabiberetse ko ari ukunguko ibintu bigenda bikorwa muri application. So rero reka tukomeze tumenye byinshi muri application, nibyo nishifuje kubagezaho kujya namwe mu bimenye. Ni ibintu byoroshye cyane kubikoresha, mukomeze mukoresha application kuko ari nziza, kuko ishaka kugera kure cyane. Nababwiye ko ari Nyarwanda, ko abayikoresha n'Abanyarwanda, washatse wakwandika ikinyarwanda kora support nayiberetse hanga. So ndakura cyane, Imana ikomeze barinde bandebera icyoroshye, ariko nugenda udakanze subscribe kuri video.